Umunyarwanda yaciye umugani ati umugani ugana kariho. Uzumva kandi banavuga ko burya ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi, naho ngo akarenze umunwa kawusohokamo ko iteka kakarushya ihamagara. Iyo rero ari agacisha umuntu umutwe akanankana wa wundi wihaye ibyo gutwika umubare ngo umwami yatanze kandi atanabembye, ubwo nyine umutwe ukawuhasiga nta gushidikanya. Habaho rero imigani migufi nanone yitwa iy'imigenurano, kubera ko nyine iba ibumbatiye cyangwa se igenura ibindi bisobanuro akenshi biba bihishe mu mvugo utari intyoza adahita apfa gutahura cyangwa se gufindura. Icyo gihe iyo migani ikagira umumaro mwinshi mu mivugire n'ibiganiro by'abanyarwanda. Iyo migani rero igatanga ubutumwa butandukanye. Twese turabizi ko gutegereza wihanganye umuntu cyangwa ikintu utazi igihe kizabera cyangwa se utanazi niba kizashoboka bihabya, amaso agahera mu kirere, umutima ukarehareha wibaza amaherezo y'iyo mimerere. Ese ukibaza uti naba nzasingira ibyo ntegerezanyije amashyushyu menshi, cyangwa se nzaba aka wa mukobwa Mukamusoni Masabo Nyangezi yaririmbye wategereje agatsi umusore w'inshuti ye amajoro 18,000 yose. Ugasanga rero biteye amatsiko, urujijo no kwibaza. Nguhaye ikaze wo gukurikiye cano ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, njye nitwa Ntirumara Intwari nkunda amahoro. Mu kiganiro cy'uyu munsi reka tuvuge ku migani migufi abanyarwanda bakoresha berekeza ku gutegereza, kwihangana no kunamba ku byo umuntu ategereje atumbereye, nuko bikamusaba ubutwari no kwihangana agaca mu magorwa menshi, ndetse tunarebe n'umusaruro biza kumugezaho dukoresheje nyine iyo migani migufi myinshi abanyarwanda baciye, ya migani ngo igana kariho twatangiye tuvuga. Iyi migani rero turaza kuba tuyisobanura byimbitse kugira ngo yorohere buri wese udukurikiye kuyumva. Muzumva nk'umugani baca abakuze wenda baba bawuzi badukurikiye, bati inkware igiye kera itura mu itongo ry'uwayihigaga. Ni ukuvuga ko abateze zino nyoni z'inkware murazizi. Hari n'abajya bavuga ngo ni umunyu wo kwica inkware iyo umuntu yasize umunyu mwinshi mu biribwa. Wenda n'ibintu tuzagarukaho mu biganiro by'ubutaha, ariko nabwo iriya mvugo hari abayumva nabi cyangwa bakayikoresha batazi n'aho ikomoka. Nibyo rero koko abantu benshi bahiga inkware bakazirya bakaziteka nk'inkoko cyangwa se bakanazotsa. Icyakora inkware ngo ibashije gutwaza kwihangana, ikageza ubwo uwayihigaga apfuye itora noneho mu itongo rye. Ni ukuvuga ko iyo umuntu abashije kwihangana agakomeza umutsi akihagararaho, ibyari bimuhagaritse umutima, ibyamuhigaga birarangira agasigara ahagaze bwuma, ibyo byararangiye. Muzumva kandi bavuga ngo Uwitonze akama ishashi. Ahangaha inka y'ishashi iba ikiri ntoya, murabyumva, ikiri inyana itarima yewe itaranarinda, ariko Uwitonze ibyo byose biraba bigeza igihe cyabyo, akibireba bikarangira nyine amata y'iyo nka yahindutse imbyeyi nyuma yo kuba ishashi ayanyweye. Ubwo rero ni ukuvuga ko uyu mugani nawo ngo Uwitonze akama ishashi uganisha ku kamaro ko kwitonda no kwihanganira igihe kugira ngo ubashe kugera ku byo ushaka. Ahangaha ariko ntitubyitiranye no gukama ikimasa, ibyo bishatse kuvuga ahubwo imbusane y'ibyo. Gukama ikimasa byo bigasobanura kutagira umusaruro ugeraho mu bintu byose wagerageje. Wasizeho imihati myinshi, wabisizemo imbaraga n'umwanya, ariko birangira nta kintu ugezeho. Icyo gihe bavuga ko wakamye ikimasa. Iyo ni inshoberamahanga tutagomba kwitiranya n'uriya mugani. Kandi abenshi twarabyumvise ko ngo Iyihuse yabyaye ibihumye, iyo ni imbwa bavugaga. Uyu mugani ukaba ushaka kuvuga ko nta keza kaba mu kwihuta, gukorana ibintu huti nk'usiganwa, ko nta musaruro bikunze gutanga. Kandi hari abakuru bajya baca umugani ngo Uwashyize kera yabonye igufwa ry'umuyaga. Murabizi neza ko umuyaga ari umwuka ugenda utagira amagufwa, ariko uyu mugani usobanura ko iyo wihanganye ugatwaza gitwari, ukirengagiza ibintu uhura nabyo biguca intege n'ibikugora, ubasha kubona n'ibintu bisa n'ibidashoboka cyangwa se bifite amahirwe make yo gushoboka, kubera ko nyine uba wihanganye ugategereza. Uyu mugani rero urashimangira bidasubirwaho inyungu nziza
ziva mu kwihangana no gutegereza witonze. Murabizi kandi ko hari n'umugani ukunze kuvugwa mu buryo butari bwiza ariko nawo uganisha kuri icyo kintu, uvuga ko ngo akiziritse ku muhoro gashirwa kawuciye. Ni ukuvuga ko umuhoro ni ikintu gikomeye cy'icyuma, ariko n'ubundi akiziritse ku muhoro nyine gashirwa kawuciye. Ni ukuvuga ko umuntu wiyemeje gukora ikintu akabyanzura akabishyiraho umutima n'imbaraga zose, birangira akigezeho imihati ye igatanga umusaruro. Iyi migani rero ikabitsindagiriza byose nk'uko tumaze kubibona. Iyo yose tubonye hejuru ivuga ibyiza byo gutegereza wihanganye kandi ntutezuke, maze bikarangira ubonye ibyo washakaga. Icyakora hari n'indi migani ituburira ko tutagomba kwizirika cyane mu bintu byo gutegereza ibintu bigoye bisa mbese n'ibidashoboka. Twavuga nk'uvuga ngo nkunde bigwire yapfuye atarongoye. Uyu mugani urareba cyane abasore b'ingaragu bakunda kuvuga bati ntabwo dushobora kurongora, ntabwo dushobora kuzana abagore, kubaka ingo tutarabona amazu, tutarabona ibikingi, amasambu n'imirima, ibibanza hirya no hino, tutaragira amashyo, tutaragira amafaranga kuri konti menshi. Mbese ugasanga umuntu arinze asaza akazana uruhara cyangwa imvi ngo nuko atarabona ibyo bintu by'imitungo ihambaye, kuko burya ngo ubukire bw'isi n'ubundi ntawe bugeraho. Aha rero gutegereza ngo uzabone ubukire bw'umurengera mbere yo kurongora cyangwa kubaka urugo ni bibi, kubera ko bishobora kurangira urinze usaza utarabugeraho, bityo ugasaza utarongoye, cyangwa wanarongora ukarongora imburagihe. Uyu mugani rero uhwiture abasore, urubyiruko bageze igihe cyo kurongora ariko bagakomeza kuzarira mu bintu by'isi kandi bitagwira. Igihe iby'ibanze bihari, abakuru batugira inama yo kurongora ngo ibintu nibishakwa ngo no hasi araharyama. Hari undi mugani usa nk'urucantege ariko nawo ujya ucibwa n'abantu bakuze, uvuga ko ngo wiringira kuzakira ukarinda urunduka. Hari umuntu mukuru wigeze kumbwira uyu mugani, maze mubaza icyo ashatse kuvuga n'icyo usobanura. Arambwira ati burya gukira si ibya buri wese, kubona ibya mirenge biboneka hake. Hari ubwo rero iyo ukiri umwana buri wese avukana inzozi zikomeye zo kuzagera ku bya mirenge, kuzaba umuntu ukomeye, igitangaza. Ariko uko ugenda ukura ukabona ko ubuzima atari paradizo, ibintu bimwe na bimwe bikagukura umutima, ibindi bikagutenguha, ntibigende nk'uko wabitekerezaga. Hari ubwo rero ngo wiringira ko uzakira ukarinda urunduka. Icyakora hano ntabwo uyu mugani ugomba kuduca intege ngo twumve ko tugomba kwiheba no kubaho nk'abazapfa ejo, kuko hari abakira koko bigakunda. Ahubwo dukore cyane kugira ngo dukire, gusa ntituzatungurwe no kuba ibintu bitagenda nk'uko twabitekerezaga. Hari undi mugani nawo uri mu mujyo w'uwo nguwo uvuga ngo wiringira amahirwe, amaherere aririnzira kuyimara. Uyu mugani wo urabyumvikanisha neza ko akenshi nta muntu wumva ibintu bizamugendekera nabi, ahubwo twese tuba dutegereje amahirwe, kumva ibyo twifuza bizacamo bizagenda nk'uko twabiteganyije. Icyakora igihe utegereje amahirwe, ibyago, ibihombo, mbese amaherere y'uburyo bwose nayo aba arimo kuza, cyane ko murabizi ko ngo akabi ntaho kajya, kandi imboga mbi ngo ntizishira mu cyungo, mu gihe akaryoshye ko kadatinda mu itama. Igihe twarumbukiwe, twatsinze mu byo turimo kugerageza, ntabwo biramba. Nyamara waba uri mu magorwa, aho umutindi yanitse ngo ntiriva, ukumva mbese butari buke ibintu byagukomeranye cyane. Nguko rero uko wizera amahirwe, ariko amaherere nayo arimo kurira inzira kuyimara kugira ngo aze aguteze ibibazo. Icyakora amaherere n'ubundi tugomba guhangana nayo tukayarenga, tukabasha gukama ya shashi, akaba wawitonze nyine ngo ubasha kuyikama. Hari n'indi rero migani ivuga ku magorwa ndetse n'ibintu bikomeye nyine bigoye bigenda biba mu gutegereza, gukomeza umuti no kwihagararaho wihanganye, akaba yantore ngo ishinjagira ishira. Hari ubwo rero ibigusumira bigusumbya ingufu, maze ukwihangana no kwihagararaho kwawe bikanga, ugakubita ubuconco hasi ugaca, mbese ugatsindwa. Muzumva imigani nka urugamba rushyize kera ruhinyuza intwari. Ahangaha bikavuga ko ushobora kwihagararaho mu bintu uhanganye nabyo, ukagerageza rwose gushinjagira ushira, gukomeza umutsi, kugerageza mbese kwihagararaho kugira ngo bitakugusha hasi, ariko bikaza kukurenga kubera igihe kirekire akiziritse ku muhoro ngo gashirwa kawuciye,
maze ibyakugeragezaga, ibyaguhagarikaga umutima, ibyari bigusumiye bikabasha kukurusha imbaraga kubera igihe kirekire, no kugatsindwa. Nguko rero uko urugamba rushize kera ngo ruhinyuze intwari, hagasigara intwarane. Hari ubwo urugamba ngo rukomera, intwari nazo ubwazo zikaneshwa, hagasigara intwarane nazo zigeranye. Hari abakuru kandi bakunze guca umugani ngo intambara itinze yica n'uwari kurama. Aha ngaha bigasobanura ko ikigeragezo cyangwa se ikintu gikomeye mu buzima gishobora no kugutsinda kandi wari umunyambaraga, wihagararagaho, wihanganaga, nta kutagiraga, ahubwo kubera ko cyatinze cyane maze kigakabya kwigiriza nkana ku bwihangane bwawe, bikarangira utsinzwe, bikarangira ucitse intege, ukamanika amaboko, ugatsindwa nyine. Ni koko rero no mu bisanzwe intambara uko igenda imara igihe kirekire niko irushaho kugarika ingogo no guhitana abenshi mu bayibarizwamo, maze igihe kimwe na kimwe idahagaze ukazasanga abantu banashira. Hari umugani rero twasorezaho wa nyuma uganisha mu bijyanye no kwihangana n'ukuntu bijya bigorana n'ingaruka bigira, uvuga ko ngo umurambirwa w'iminsi yasambanyije umurwayi. Uyu mugani rero nawo ugasobanura ko umuntu utabashije kwihangana, kugerageza gutegereza yiyumanganyije, hari ubwo akora ibidakorwa cyangwa se ibiteye isoni, ibigawa, kubera nyine uko kutabasha kwihangana, akuye umuntu nyine warambiwe ko umuntu yakira kubera gutegereza, mbese akarambirwa ntabashe kwihangana, akamusambanya kandi arwaye. Urumva rero ko ari ibyo kugawa, ari ibintu bitangaje bikwiriye kugenderwa kure. Biragaragara rero ko tugomba kwihangana, ariko ko harimo ibintu byinshi bigenda bisitaza abantu muri uko kwihangana, nk'uko imigani tubonye abanyarwanda baca yibivuga kandi ngo ikaba igana kariho. Mwakoze cyane rero kudukurikira mu kiganiro cy'uno munsi. Nizere ko iyi migani mwayisobanukiwe kandi yabafashije. Mushobora kutwandikira ibitekerezo byanyu muri comment. Mwakoze cyane, mwari kumwe nanjye Ntirumara Intwari, nkunda amahoro nk'ibisanzwe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, naho ubutaha.